Turabaramukije mwese bene data, tubaha ikaze kuri Mutuyimana Remera TV, muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Reka twakire mwene data, hanyuma abasuhuze, anabibwire, akomeza tuganiriza n'ijambo ry'Imana. Ikaze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Stella Christine Manishimwe, ndi umumama Kristo yagiriye neza. Mfite abana babiri nibo nabyaye, mfite n'abo nareze 5, maze gushingiramo 4. Ndashima Kristo wangiriye icyizere akampa umuryango mwiza mugari kandi uhoramo amashimwe ya minsi yose. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana rero, hanyuma akomeza tuganiriza ijambo ry'Imana. Turagushimiye cyane Kristo, Mwami Imana nziza, uri inshuti yacu nziza ya bugufi, turi gutya, uri umubyeyi wacu, uri umurengezi wacu, uri agakiza kacu, uri ubuhungiro bwacu, uri ubwugamo bwacu bw'umugabo. Ntushimwe, ushyirwa hejuru kuko wongeye kuduha aka kanya kugira ngo tukwegere, twumve icyo uvugana n'imitima yacu. Mwene data agiye kutuganiriza, mwuzuza ibikuzuye Kristo byo kugirira umumaro imitima y'abantu bawe bakurikiranye ijambo ryawe muri aka kanya. Ubuntu n'amahoro n'imbabazi n'urukundo by'Isiyoni ibane n'imitima yacu twese muri rusange bigwiriye. Uhagararane nawe Kristo, icyubahiro cyawe kimugoteye, igitinyiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana bibe kuri we bigwiriye, kandi natwe twungukirwe, imitima yacu yubakike, twubakwe kuri wowe nk'amabuye mazima, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ihimbazwe kandi ihabwe icyubahiro. Turabasuhuje mwebwe mwese abakurikira Mutuyimana Remera TV. Tunejejwe n'Imana mu mitima kubwo kubana namwe dusangira ibyanditswe byera. Birashoboka ko hari abadukurikiye ari nijoro cyangwa se abadukurikiye muri ku manywa, abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, yaba mu bihugu bya Afurika, i Burayi, Aziya, Amerika, Oceania n'ahandi. Mwebwe mwese mubasha kumva ururimi tuvuga, tugasangira ibyanditswe byera. Imana ibahire kandi ibahe umugisha. Rero turabakiriye kandi tubahaye ikaze nk'uko mwene data bivuze. Amazina nayababwiye ni Stella Christine Manishimwe. Muri ibi bihe ndimo ndumva gufashwa n'amagambo y'Imana, nifuza ko namwe twayasangira kugira ngo tugumye kwezwa, tugumye gukiranuka nk'uko bikwiriye. Bibiliya ni igitabo kinini, ni igitabo kigari, kandi niyo ndangacyerekezo y'Abakristo. Iyo dusomye ibyanditswe byera niho dukura inama z'ubwenge, niho dukura impuguro zadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Burya nta kiriho kitanditse muri Bibiliya. Rero uyu munsi nateye intambwe, nakira umurariko w'Imana, numvira Mwuka Wera wanyohereje nahangaha. Tugomba rero kubana tukaganira ibyanditswe byera. Turasoma amagambo y'Imana, turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 25 umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 36. Mwene data ndamwinginga ahashake ahabone, hanyuma dufatanye gusoma amagambo y'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 25 umurongo wa 31 kugeza kwa 36. Turaza no kongera dusome Baheburayo, ibice 13 umurongo wa 16. Naho ngaho tugiye gusoma. Reka tumusabe adusomere ibyanditswe byera uko bivuga, mubane natwe. Reka dusome Matayo 25 umurongo wa 31. Titire y'amagambo iravuga ngo gucirwaho iteka. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose. Urasoma gake tujye tujyana. Yego. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose. Ijambo ry'Imana riravuze ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika be bose, afite ubwiza bwe. icyo gihe azaba afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. ubwo nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Amahanga yose azateranyirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama. Haleluya. Abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe. Icyo gihe intama azazishyira iburyo bwe, nawe ihene azishyira ibumoso. nawe ihene azazishyira ibumoso bwe. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, umwami azaterura amagambo abwira abari iburyo bwe ati,
nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Aleluya. Imana ishimwe. Azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Amen. 3:5. Kuko nari nshonje mukamfungurira, mpamvu ibinteye kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mu icyo kunywa, rimwe nari mfite inyota mu icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, kandi nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, hari ubwo nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Mwakire neza amagambo y'Imana. Tuyashimiye Imana. Turongera dusome Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 16. Reka mpagere twihute. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 16. Wahantanze. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 36. Yego. Umurongo wa 16. Umurongo wa 16. Umurongo wa 16 turavuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Reka ayo magambo tuyasubiremo. Ravuze ngo Abaheburayo 13:16, kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe. Yego. Komeza. Kuko ibitambo bisa bityo, kubera yuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mwakire neza amagambo y'Imana. Aya ni amagambo amaze iminsi amfasha, nayahaye intego ivuga ngo urubanza ruraje. Urubanza ruraje, ibyo duhugiyemo byose, ibyo turimo gukora byose, ibyo dushakisha byose, ubuzima buratugora, imibereho ikatugora, bimwe na bimwe bikaducanga cyangwa se bikanakunda, tukagira ihirwe mu majya n'amaza, Imana ikabana natwe, ariko ibyo ntibikuraho ko urubanza ruzaza. Urubanza ruzaza, umwana w'intama w'Imana azaza. Kandi niko dusomye muri Matayo 25:3 hatubwira ngo umwana w'Imana azaza, kandi igihe azazira ntabwo azaza wenyine. Bibiliya iratubwiye ngo azazana n'abamarayika be. Namara kuhagera impanda zizavuzwa, urubanza ruzaba rutangiye. Impanda nimara kuvuzwa, amahanga yose, abakire n'abakene bazitaba, bakomeye n'aboroheje bazitaba, babyibushye n'abananutse bazitaba, bize n'abatarize bazitaba, umuguzi n'umukiriya bazitaba, umukiriya ucuruza n'ugura bose bazitaba, ugura n'ugurisha bazitaba, umuntu uwo ari we wese mu rwego ari mu rwarirwo rwose, uwo mubiri azitaba, usaba serivisi azitaba, umuntu wese uko ari kose azahagarara imbere y'intebe y'Imana, ajye kubazwa iby'amateka n'ubuzima yanyuzemo mu isi. Hanyuma aya magambo tumaze gusoma muri ibice 25 muri Matayo hatubwiye nyine ko azaza. Namara kuza ayo mahanga yose agakusanyirizwa imbere ye, urubanza ruzaba rutangiye. Ngo azarobanura, haleluya, azegera abantu bazaba bakusanyirijwe aho ngaho, mu moko yose, mu ndimi zose, mu bantu bose bazaba bagandagaje imbere y'intebe y'Imana. Hanyuma ngo nibahagera azatangira kurobanura. Namara kurobanura ngo azajya areba umuntu kurebana na Kristo mu maso byonyine. Uzajya uhita wibwiriza umenye icyiciro ugomba guhagararamo, ngo arobanure. Narangiza abakoze ibyiza bazajya mu ruhande rumwe bab'intama, abakoze ibibi bazajya mu rundi ruhande babihere. Ngo noneho umwungeri narangiza baranganyemo amaso, nabona igihe cyo gutoranya kirangiye, abajya iruhande rumwe barugiyemo, abajya iburyo bahageze, abajya ibumoso bahageze, azafata umwanya w'ijambo. Haleluya. Amen. Ngo azabwira intama zibwire ngo noneho rero mwebwe muri iburyo, mwebwe abihanganye, mwebwe abagerageje gukiranuka, mwebwe abarwaye
mwarwanya intambara nziza mukanesha, mwebwe abakiranutse ku gato no ku kanini, mwebwe abarwanya intambara nziza yo gukiranuka kandi mukabishobora, mwebwe abagerageje kugendera mu mategeko n'amateka y'ibyanditswe byera, nimuze mwebwe abo data yahawe umugisha, nimuze mwebwe mwumviye icyo Imana yabasabaga, nimuze mwebwe mwihanganiye imibabaro, nimuze mwebwe mwagerageje kuba abanyembabazi, nimuze mwebwe mwumviye icyo ibyanditswe byera byabasabaga, nimuze abo data yahawe umugisha. Ngo azababwira ngo nimuze muraga ubwami bw'abatunganyirijwe kuva kera. Noneho ngo namara kubegera ngo ababwire ngo ubwo mwabashije kubikora, abantu babireba cyangwa batabireba, ubwo mwabashije kwihangana mukihangana ibyo abandi batihanganiraga, ubwo mwabashije kunesha mukanesha ibyo abandi batanesheje, nimwigire hino abo data yahawe umugisha. ngo babwire ngo nimuraga ubwami ubwo mwatunganyirijwe kera. ngo ahindukirire nabi ibumoso agira ijambo ababwira. icyo giterane nzaba nkirimo nawe uzaba uriyo, cyangwa ukazahagarara mu ruhande rw'abazabwirwa neza, cyangwa ukaba urimo kubikora neza uburyo butuma uzaba uri mu ruhande rutaguteye isoni n'ikimwaro, cyangwa ukaba urimo kunyura mu byo unyuramo neza ukabinyuramo nk'intwari, ugenda wicisha bugufi, ugenda ukiranuka ku gato no ku kanini, wiyeza aho utatunganye, wajya kuryama ukabyibuka ukabishyira ku murongo, noneho nawe ukabwirwa kuraga ubwami. icyo gihe cy'urubanza rero ngo abari ibumoso n'abazababwira ngumva mwigire hino namwe muhabwe gakondo mwahisemo. Bu ni amahitamo turayafite. iyo umuntu agihumeka yemerewe gukora icyiza kibishoboye, yemerewe kugendera mu mateka y'Imana kibishoboye, yemerewe gukiranuka biracyashoboka. umuntu agihumeka yemerewe kwirinda bigakunda, yemerewe kunesha Alleluya! Imana ishimwe. umuntu iyo akiri mu mwuka muzima, yaba ari no mu cyiciro cy'abazajya ibumoso, yakumvira ijambo agahindura gahunda, agahindura idante, agahindura icyerekezo, agahindura umurongo, akabona kujya mu wundi mugabane nawo atari yarasobanukiwe aho ari gusobanukirwa uyu munsi. hanyuma ngo abo ngabo b'ibumoso umwami azababwira. hari ibintu 6 nasomye aya magambo ndabyumva cyane. Mwami Yesu yabwiye ab'ibumoso ibintu bikomeye, ntabwo bigoye kuko birashoboka. undi si natwe tubishobora, ni Kristo bidushoboza. ibi bintu iyo bikozwe bigakunda, ntabwo ari wowe uba wabishoboye, ahubwo Imana iba yabishoboreye muri mwebwe. ni gute udakunda kwemerera Imana ngo ibe yishoborera muri wowe? hanyuma ngo yarababwiye icya mbere, ababwira ati mwa bagabo, dore ibintu mutashyize mu bikorwa, mwa bagore mwe, mwa basore mwe, namwe nkumi ndetse namwe bana bato, hari ikintu cya mbere cyabananiye. kubera yuko igihe nari nshonje ntabwo mwigeze mungaburira. ngo batangire batekereze, bavuga bati se uyu mugabo twamubonye he? abantu ngo yongera babaza ati icya kabiri mbabaza, ko hari igihe nabasuye mfite inyota, ese icyo gihe kuki mutampaye icyo kunywa? mwari mufite ubushobozi, mu mafirigo yanyu ibyo kunywa byari bihari, ariko Umukiza azakubaza ngo kubera iki ubwo nazaga iwanyu mfite inyota kuki mutampaye icyo kunywa? mu gihe bataramusubiza ngo azungame ijambo rya gatatu, ababwira ati igihe ntari mfite aho kuba, igihe ntari mfite aho ndambika umusaya, narakomanze iwanyu mwanga gukingura. ngo bakomeze ngo bajye bibaza ko ibyo byabaye ryari. ngo Umukiza ntazigera acogora kugumya kubabwira, akurikizaho icyaka nababwira ati nyamara hari nubwo naje nambaye ubusa, mufite imyenda myinshi mu magarderobe, mufite ibitenge bitagira umubare, mufite amashati atagira umubare, ababwire ngo nyamara ntimwegeze mumpa icyo kwambara. ngo bongere bibaze batari kuko uyu mugabo twamubonye he mu by'ukuri? koko waduciriye urwo gupfuka ruducira neza, ariko ntutubeshe ko tutigeze tukubona. ngo ababwira ati mwemuretse babwire n'iki? abakubita ingingo ya 5 ababwira ati nari ndwaye, narwariye ku Muhima uhaturiye, narwariye CH uhaturiye, narwariye Kibagabaga uhaturiye, i Kanombe narahatinze uhaturiye. ko azaba akubita ingingo akababaza. icyanyuma babwira ati narindi mu nzu y'imbohe. icyo gihe narindi mu nzu y'imbohe sinigeze mbabona. rumva tuzaba tugeze mu gihugu cya Emmanuel, nawe ni mu bwatsi bwa se, nawe niwe azaba avuga rikijyana. uyu munsi natwe turi iwacu, reka tubyemere, turi mu mazu yacu y'ibitabaro, turi mu cyubahiro cyacu
biro nziza turazikingurira, hanyuma ngo ababwira ati ibyo byose uko ari 6 mutigeze bunkorera, n'ibindi ntavuze ndobanuyemo bike byashobokaga, kuko nimba yarashonje ibyo wari kumuha n'ibyo wariyeho ntabwo ari kugusaba ibyo utatetse. Narangiza ababwira ati ko nashonje ntimungaburire, ko nari mfite inyota nimumpa amazi. Yesu ntabwo asaba ibirenge, ntabwo azasaba vino, ntabwo azasaba fanta cyangwa ji. Azavuga ati ko nari nshonje nimumpe ibyo kurya, nagira inyota nimumpa amazi yo kunywa. Ibaza umuntu w'umugabo witwa Kristo usaba amazi, mwaretse tugaha Yesu amazi yo kunywa. Ngo icya gatatu nababwira ati igihe ntari mfite aho kuba mwarahanyimye, kandi wenda mwari mufite inzu y'ibyumba 15. Mu gihe tukibitekerezaho nyiravuga ati nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Yesu ntanagusaba kujya kumugurira, umuhaye no kubyo ufite ntacyo bitwaye, ntagabura. Arongera avuga ati kandi mwibuke ko nanarwaye ntimunsure, munibuke ko nagiye mu nzu y'imbohe nimugire icyo mumarira, ntabwo mwigeze munsura. Umuntu uri mu nzu y'imbohe n'agakeke kamumara inzara, umuntu uri mu nzu y'imbohe ni ibintu byoroheje, ni umuntu uri hasi. Ngo bamubwire bati ariko ntabwo twigeze tubaye amagambo iyo tuyakomeza tukarangiza iki gice niho twari kubyumva cyane kugeza nko ku murongo wa 46. Ariko Kristo ngo azababwira ngo ubwo mutabikoreye wa muturanyi wanyu, wa wundi uri muri karitsiye aho mutuye utanabasaba gute. Yesu ntabwo agusaba gusura umuntu uri Kimironko kandi utuye Kibagabaga, aragusaba gusura uri Kibagabaga hafi. Ntabwo agusaba kwambika umuntu wagombye gutega ngo ujye kumusanga i Rwamagana, aragusaba ngo ambika uwambaye ubusa hafi yaho utuye. Ababwira ngo ubwo mutabikoreye wa wundi burya yarige, wa wundi woroheje mutagaburiye ashonje, muturanyi wawe bahagaritse ku kazi muri ibi bihe byugarije isi, by'akaga gakomeye kugarije isi yose. Muturanyi wawe bamuhagaritse ku kazi, ariko uragura umufuka w'umuceri ukawurya ukawurangiza, ntiwamuhaho n'inusu. Kristo azakubwira ngo ubwo utabihaye wa wundi mwegeranye, ubwo yarije, ninjye wari waje muri ya shusho ya wa wundi, ntabwo wabimuhaye. Yesu ntabwo agusaba kujya muri gereza ya Mageragere, aragusaba no hafi kuri polisi, kuri RIB hari undi muntu uhari kubw'impamvu runaka, y'ukuri cyangwa itari ukuri ibyo ntabwo binandeba. Ikikureba wowe ni ukugera kuri wa munyamibabaro uri hafi yawe. Ngo Kristo azababwira ngo ubwo mutabashije kubikorera mwene so wari uri hafi yanyu aho ngaho, burya yarige mwagombaga kubikorera, hanyuma nanjye nkabashima. Bibiliya ijambo ry'Imana yatubwiye ngo azababwira ngo namwe mufite umugabane, nimugende mujye muri ruriya rwobo rwaka umuriro n'amazuku, muhabwe ingorano mwakoreye ubwo mwari ibyanyu mukima bo muri kumwe, ubwo mutigeze mugirira impuhwe ubahanze amaso, ubwo mutibutse imfubyi yari bari hafi, ubwo mutibutse umukene n'umupfakazi n'umushonji muturanye. Nimugende mujye mu mugabane w'abanyabyaha. Ngo Kristo narangiza abacireho iteka, ababwire ngo nimugende. Ngo bamwe bazavamo ngo bamubwire ngo ariko mwami, ngo twahanuraga mu izina ryawe, ngo twigishaga mu izina ryawe, ngo twari abashumba, ngo twari abadiyakoni cyangwa abaririmbyi, ngo twari abahanzi cyangwa abigisha. Ngo azababwira ngo nimugende, sinigeze kubamenya. Ntabwo biteye Imana ubwoba kuba waritiriwe izina ryayo ariko udakora iby'Imana igusaba. Ntabwo biteye ubwoba kuba utarimo gukoresha dukeya ufite, yego uhembwa agashahara gake, yego ufite ubutunzi buke, ariko muri utwo duke wasangiyeho na mwene so ingororano ko zihari. Baheburayo 13:16 twasomye ngo iki? Twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo none rero kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko bene ibyo bitambo nibyo Imana yishimira, bene iyo mirimo niyo Imana ikunda, bene iyo mirimo yo kugira neza iyo wayikoze nta RIB yaguhamagara, bene iyo mirimo yo kugira neza iyo wayikoze ntabwo umugabo yabiguhora kereka wabuze ubwenge. Bene iyo mirimo yo kugira neza iyo wayikoze ngo Imana iranezerwa, ikavuga ngo yo Leonira disagaburiye umuturanyi ushonje, Imana igahita ivuga ngo mu rugo rwa Leonira ntakabura ibiryo kuko ararya akibuka n'abaturanyi. Bibiliya iravuze ngo bene ibyo bitambo nibyo Imana yishimira. Amen. Urubanza ko ruje mwene da, uribwira iki kubijyanye n'urubanza?
urubanza ko ruje uratekereza iki ku bijyanye n'urubanza? Hagaze imbere y'intebe y'imanza, Kristo akubaza ngo ko narwaye ntusure, ko nageragejwe ntumpepore, ko nahuye n'ibirushya ntundebe, ko nahuye n'amaganya ntunsange ngo umbwire pole. Kristo aradusaba ibyo dufite, ntabwo adusaba ibyo tudafite. Ngo azababwira ngo nararwaye ntimwansura, narafunzwe ntimwangeraho, narababaye ntimwanyihanganisha, ariko Imana iganze mu bugingo bwacu. Amen. Nagira ngo ngusabe uyu mwanya guhindura icyerekezo birakunda, uyu mwanya kubihindura byakwemera. Birashoboka yuko hari ibyo utakoze kubw'ubutamenya, ariko saho ubimenyeye. Utwo dukeye ufite tugiriremo neza mwene so. Narwara umugereho, nabyara umushyira agafu k'igikoma cyangwa agasukari, birashoboka. Imana nta nubwo idusaba ibirenze ibyo dufite. Imana iragusaba mu byo ufite. Iyo myenda igukereza wabuze uwo wambara n'uwureka, kuramo umwe uwambika umukene muturanye. Kubw'icyubahiro cyawe, wenda uwo hafi yawe n'uba ushaka kubimuha, ariko renga intambwe 5, wenda atazabyambara bakavuga ngo ni ibyawe. Urenga intambwe 5 ya 6 uherezeho mwene so. Bibiliya iratubwiye ngo kugira neza no kugira ubuntu ntitukabyibagirwe, kandi uko tubonye uburyo tumara amaze gukora imirimo myiza yose y'umwami. Imana izitura kugira neza kwayo abantu bakoze iyo mirimo badacogora, kandi ababikoranye urukundo nibo bazahora bamuhimbaza. Reka dufate uyu mwanya dusenga Imana. Ndifuza gusengana nawe. Birashoboka ko wajyaga wumva biguteye isoni, ngo uyu mwenda urashaje sinawutanga, ngo iyi nkweto irashaje sinayitanga. Hafi yaho utuye hari uwabona iyo nkweto akavuga ati Imana yo kabyara irakoze, iranyambitse. Uwo muririmbana yabyambara, uwo muturanye hafi aho byamukwira. Ahari byagusaba no kubigabanyisha cyangwa kubyongereza, ariko wagerageje ukiyumvamo umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi. Imana kwiguhera ubuntu, nawe wagiriye neza bene so, ko Imana izakwitura. Nagira ngo nkusabe nkwibutse ku rubanza ruriho, kandi urubanza ruraje ntirutinze. Ucunguze uburyo umwete iminsi ni mibi, umara maze mu mutima wawe gukora imirimo myiza yose udacogora. Imana izitura abakoze imirimo myiza, izabitura ingororano itagabanyije. Reka dusenge Imana. Sabe bene data amfashe dusenga Imana, nanjye turafatanya tubwire Kristo ngo hari imitima yumvise ibi byanditswe byera, Imana amaje kongera gukora imirimo myiza, wongera uyibashishe. Hari imitima yumvise ari byiza kuba yasura abarwayi, si ngombwa kujya kure cyane, hafi yaho ngaho hari abari mu kato, wenda kubagezaho ibyo wabashyira ntibyakorohera, ariko wareba n'abantu barimo babafasha. Hari abantu babihamagariwe, bafite umuhamagaro wo kugira neza, bafite umuhamagaro wo gufasha abantu bari hafi aho. Nimba we kugerayo bidakunda, mutumeho. Mama yawe nimba idakunda, mutumeho undi muntu wakugererayo. Nimba utajya ubona umwanya se mawe yakubwa akazi, reba ukundi kuntu bigenza. Washyiriweho inzira zirenga imwe, uburyo bwatuma ukora imirimo myiza yose y'umwana. Hanyuma igihe nikigera, Kristo azakubwira ngo wowe wasangiye bikeya nabo mwari kumwe, ngwino uhabwa ubwami. Ubwami Imana yateguriye abantu kera, uhereye kera isi kiremwa. Ngwino wakira umugabane wagabiwe, uhereye igihe wamaramazaga kugirira neza abagukunda n'abatagukunda, aba hafi n'abakure, abakuzi n'abatakuzi. Imana ibahire kandi ibahe umugisha. Karibu no gusenga mu izina rya Yesu. Imana itwongera imbaraga zo gukora neza. Kadusenga Imana. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umwana w'umuntu yakweretse icyiza icyo ari cyo, ngo icyo Uwiteka gushakaho nta kindi, ni ugukora imirimo myiza yo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yacu twicishije bugufi. Imana yacu ishimwe. Reka dusenge. Turagushimiye cyane Imana yacu, uri umurengezi wacu. Bombi kuva twakwizera aya magambo yawe yongeye twasobanukiwe neza ko muri wowe hari ubuzima, wongeye kuvugana muri wowe hari ihumure. Nyamara ko Umwami Yesu azaza, ijambo ryawe rivuga ko Kristo azaza, uko Umwami w'amahoro azaza, azazana n'abamarayika, azazana n'abera, narangiza agakusanya amahanga yose, azaza, azaza, Kristo azaza. Bizaba ari mu gitondo, azaza, ashobora kuzaba ari nijoro, azaza, bishobora kuzaba ari ku manywa y'ihangu, azaza, ushobora kuzaba ari mu rukerera, azaza, ariko se naza,
usanga bimeze kugira ngo dukore imirimo Bibiliya myiza iravuga yo ngo ese umwami gukiranuka. Yesu naza Ijambo ryawe azasanga kwizera kuciye mu isi. guzavuga ngo Yeee Kristo n'ubu uzasanga kwizera kugihari. Rata harimo abantu bamaramaje, nambaye ubusa muri harimo abagaburira abashonje, iyi mirimo myiza nta mategeko ayihana, haracyariho twumvise ijambo ryapfukamiye Bayali, nyamara hariho abari barashoboye babanye natwe muri uyu mwanya. Iminota mikeya n'umwanya w'agaciro, n'umwanya wo guhindura identite, n'umwanya wo guhindura icyerekezo, n'umwanya wo guhindura aderesi. Birashoboka ko gabana abantu batagira ubuntu, kugira neza no kugira ukuntu byaranze, ariko tucyumva aya magambo, tukimenya ko urubanza tutanatekereza kandi urubanza kuza kwarwo ruzahera mu nzu yawe ukurikize wabo yakabaye maso Imana ishimwe ku rubanza niruza ruzasanga aya magambo twarayamenye, twarakoze ibyo gukiranuka, twarakoze ibyo kwera, twarakoze ibyo Imana ishaka. Bibiliya iratubwiye ngo bene ibyo nta mategeko abibana, kandi bene ibyo nibyo bitamba Imana twambika abambaye ubusa, dufashe abo muri twebwe b'abanyantege nkeya nk'uko ijambo ryawe ribidusaba, kuko ibyo ngibyo nta mategeko abihana. Dushoboze kubikora rero, ibyo dusaba ntabwo ari ibintu bikomeye tudashoboye, nta nubwo dusaba ibyo tudafite rwose, ariko twashobozwa nawe. Pawulo niko yavuze, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ngaho shoboza abumvishira ijambo ryawe rero, uhindura imitima yacu kugira ngo tubashe kugukorera. Uzaza usange tukiri kubikora neza, nuhamagara amazina yacu tuzumve tukwitabe. Urakoze cyane kuko wumvise gusenga kwacu. Abatarakira agakiza bumvishije iri jambo, ubahe kukakira, ubashoboze Kristo. Abari barakakiriye bumvishije iri jambo, ubashoboze Kristo gukora imirimo myiza yo gukiranuka. Basinziriye bakangure, abaguye babyutse, basubiye inyuma bagarure mu nzira, kuko nuza uzajyana biteguye, uzajyana bakiri maso bakigutegereje. Mugani w'abakobwa b'abapapa warantangaje, bose barasinziriye kandi bategereje umukwe. Mu gicuku bumva urusaku ngo umukwe araje, amatabaza yabo yari yazimye, ngo barabyuka, bari bazanye amavuta, bitwaje amavuta abanyabwenge mu mperezo zabo, bongera amavuta mu matabaza yabo basanganira umukwe. Abapfa aho bagarukiye bavuye mu bahanguzi, barabwirwa ngo nimugende, igihe ntabwo cyari iki cyo gushaka amavuta. Tugirire neza rero igihe kikiriho, udushoboze gukoresha igihe cyacu neza uko twumvishiriza ijambo, kugira ngo ubwo uzaza uzasange tukiri kubikora neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu aduhana umugisha. Birashoboka yuko harimo abantu bumvisha ijambo bakaba bashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, cyangwa bakaba banakeneye ko mwakomeza kubafasha mu buryo bwo kwegerana n'Imana, bakeneye inama zanyu n'amasengesho mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Mwabaha kontakiti zanyu rero kugira ngo bajye babavugisha. Imana ibaha umugisha. Ni umugambi mwiza w'Imana, turahari kubw'umurimo w'Imana, kubwo kubafasha. Amazina nayababwiye, nitwa Stella Christine Manishimwe, mfite nimero za telefone nkoresha nakira abaje bangana. Nimero ya telefone yanjye ni 0783248076. Ukeneye inama, ukeneye muguro, ukeneye inama iyo ari yo yose, turahari. Hari na channel y'ivugabutumwa nkoreraho umurimo w'Imana, nayo muyisure, mudushyigikire, twamamaze Kristo. Aduhaye uburyo bwiza bwo kumukorera. Channel yanjye y'ivugabutumwa yitwa Stella ninjye wa mugore, wandikamo Stella ninjye wa mugore, muhasure. Hariho ibihangano byanjye byose, downloading, mutufashe kwamamaza Kristo mu modoka zanyu, mu rugo iwanyu, aho hose ubutumwa bwiza buhagere. Kuri iyo channel nimuhagera, mukore subscribe, muduhe like na comment, ziradufasha kumenya icyo twakongera mu murimo w'Imana, kikaba cyiza cyo kuzana abantu kuri Kristo, kuko niyo ntego yacu. Stella ninjye wa mugore niyo channel yanjye, mudusure, mudushyigikire. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turasoje rero, Yesu abahe umugisha. Bye bye. Bye bye.